Voice of Africa, Kigali FM. Alright, reka tuze mukanya duhita twakira umutumirwa. Kudiyumvamo usabimaze kumana umutwaro kubivuga nabyo nkibihora kuko nawe wowe wantwaye kukujya kure ntibyakunda. Ijwi rya Afrika. Mayira ndahamya nashidikanya ko ibintu bimeze neza. Bose hari umuntu wari waragiye abantu tutari tuzi neza. Ariko buriya hari ibintu kiza hari ibintu abantu bajya kunda kukwibukiraho nawe ushaka kubuzi. Mu gihe uheruka mu muziki ni nk'akahe kana abantu bakwibukira. Waba wibuka ikintu nibuka nzori ndimo nakuzwe yaravuze no mutipe no wegere mikoro navuga cyane kize ngo tubaje kumvikana turi kumvikana ariko mwumva neza si neza kunyumva neza wenda turaza no guhindura mikoro kugira ngo tunite nanjye ndumva icyo cyiza kugira ngo yigira ijwi rere buriya rere umusa jya kuri iriya mikoro kugira ngo twumve uko ibintu bihagaze kugira ngo twumve se bihagaze muri rusange kugira ngo ibintu bigende neza cyane kunyumva neza aho ni neza cyane nsori ndimo ndakunzwe baravuze no mutipe noneho yizeye iki ni gute umuntu avuga ngo ndakunzwe icyo kintu ndakibuka hari mu mwaka wa 2010 abantu baravuze ati mutipe uvuga ngo ndakunzwe yizeye iki ariko nibyo koko nari nkunzwe icyo gihe wari ukunzwe harimo abantu benshi bitewe n'abafana babo Mayira sibyo bitewe n'abafana uko n'abantu bakubona icyo gihe wibuka ko ukunzwe kubera iki n'ingoma no kuri Bogar icyo gihe n'ibikorwa n'ifite ibikorwa byinshi natangiye umuziki mu 2007 ninjiye mu muziki mu 2007 niho ninjiyemo ndakora 2007 8 9 turarwana 2009 na 10 navuga ko mu 2010 niho natangiye kugira like hit songs indirimbo zizwi cyane zamenyekanye ni indirimbo wibuka yaba warakunzwe kuruta izindi nka ifoto narayikoze imitankwa ndakunzwe nkora niwe na wundi nkora indirimbo nyinshi muri uwo mwaka za Paradise nazikoze mu mwaka umwe mu gihe gito cyane hari niyo nakoranye na Ancosti nitwa Nzagaruka nakoze indirimbo mu gihe gito cyane ariko indirimbo zose buri ndirimbo yose nsoye ukabona abantu barayikunze urumva rero zari imbaraga z'umuziki ndakunzwe ntago byari ndakunzwe byo kuvuga ngo ndakunzwe hari imbaraga nyinshi cyane mu muziki noneho tutarajya kure cyane wari urihe byagenze bite tuzana agashi ariko wari wifugiye mu biki muri iyo myaka yose abantu bari barakubiza nibyo koko mbere yo kumvuga ngo nari ndi he navuga ngo nagiye nabyo ntekereza ko biri ngombwa cyane nagiye ryari indirimbo ya nyuma nayikoze mu 2014 yitwaga Ndahari yari indirimbo nakoze bitewe nuko numvaga umuziki nkubona ibintu bihari ni indirimbo niyo yumvishe ushaka kumva ibyo nashaka kuvuga Ndahari niyo indirimbo ya nyuma nakoze then nyumaho mitanceceka mitampagarika kujya muri studio mitampagarika ibintu byose bijyanye na show business ninjira mu wundi buzima busanzwe rero nahise njya muri business nkora muri business yo gucuruza inzoga yo gucuruza ibintu bitandukanye ariko cyane ibyo nakozemo cyane n'ibyo gucuruza inzoga Ndahari rero navuga ko yabaye indirimbo ya nyuma
mu 2014 niyo mpamvu mvuga ubu ngubu niyo interview ya mbere nkoze nyuma y'imyaka 6 nkaba nyikoreye hano bwa mbere kuri Voice of Africa. Noneho nkawe ku giti cyawe uragiye ukora indirimbo nshyashya muri iyi minsi n'indirimbo bareke, noneho nk'indirimbo wahereyeho ya mbere niki cyatumye noneho bareke, tubwire bareke niki wayi? Indirimbo ku giti cyane ntago nashaka gukora indirimbo muri uyu mwaka, ntago nakubeshya ngo nashaka gukora indirimbo muri uyu mwaka kuko mfite indirimbo nyinshi, indirimbo zigeza muri 30 zinarenga cyangwa 40, hafi ya 30 na 40, ariko ntago nge nashaka gukora indirimbo. Ariko abantu barambwiye Kiz bite kutari kuduhinjyana nshya, bimeze bite, inganzo yarashize, ari amaterme bakoresha ubu ngo bavuga ngo inganzo yarakamye warazimye, ibintu nk'ibyo bavuga. Ibyo byose barabitubwira, baranabimbwiraga mu myaka yose ishize, ariko ndavuga why not, kuko indirimbo ni ibintu biraho bisanzwe, so ndavuga nti why not nsubira muri studio ndayikora. Mfite n'abacuti banjye bagiye banshigikira, ababi Burayi, aba muri Amerika, so nsubira muri studio ndayikora. Noneho hari ikibazo gikomeye cyane kuruta ibindi byose. Kiz urumva, reka tugaruke mu bihe byahise. Kiz yari umuntu uhagaze neza muri muzika nyarwanda, afite amakora bafatika, ahagaze neza. Buriya ikintu abantu dukunda kwibazaho kenshi, mayira sinzi niba ubyibuka doretse no kubivugaho, twibaza ukuntu kenshi abahanzi bo mu Rwanda iyo bagitangira career solo akenshi barahagarara, ariko kenshi twagiye dusanga ikibazo cya mbere habamo kuba umuntu adashaka kurenga mu mujyi wa Kigali, indirimbo zitarenga umujyi wa Kigali, swat hari ubushobozi bukeya, ikindi akora n'ibintu none bitanakenewe cyane ku isoko ry'umurimo abantu bagira. N'ubu umuntu ufite collabo zifatika, Bato Cruz mwarakoranye, Badani nanone mwarakoranye, urumva ba Austin mwarakoranye, nawe ukora indirimbo zawe zigera kure, sibyo? Nari ntaraza mu itangazamakuru ariko ngenda ziza, arimo nizo nakundaga nk'ifoto, nabaga ndi muri chambre nkabyina neza. Ikintu cyatumye noneho ikintu cyatumye noneho imyaka 10 yashize nemeye. Okay, ikibazo cyawe nacyumvise, ntabwo ushobora gukompara wenda kuva umuntu mu myaka ya vuba yakoze indirimbo wenda agahita ava mu muziki. Twebwe dukora umuziki twawukoze nyine umuziki ko tuwukunda, kandi ibintu byari biri guhera byose hasi, ibintu byose byari kuva hasi. Rero ku uburyo navuga condition twakoreyemo umuziki ziratandukanye cyane nizo navuga umuhanzi mushya arimo gukorera mu muziki ubu. Muziki umuhanzi ashaka kujya muri studio agakora indirimbo akabona ntago yafashijwe, nta support yabonye, agahita acika intege. Twebwe ntekereza ko igihe twakoreye umuziki cyaradufashaga cyane gukora cyane, kubera ko hari abahanzi benshi, hari n'abastari benshi, ku buryo niyo wajyaga muri studio waravugaga ati Ben yasohoye indirimbo, Meddy yasohoye indirimbo, Kamishi yasohoye indirimbo, King James yasohoye indirimbo. Navuga ko cyari gikuru kinini cyane cy'abahanzi. Wenda hari abari baje mbere yacu ho gato nka KGB yari hari, va Family Sword zari zihari, hari abahanzi benshi uri kuvuga baragiye, Family Sword KGB bari bahari. Ndavuga ibyo nibuka, ntago bose ndi bubikire rimwe. The Brothers naje kuririmba bahari, so Miss Jojo yari ahari, twajyaga no mu concert yabi Butare. So navuga ko ibihe twakoreyemo mu music twavugaga ati reka nkora umuziki na KGB ngere kuri level, like ngenda byibuka ngiye KGB nabonaga ari abastar mbere yuko mba umustar. So urumva rero KGB narayirebaga nkabona na abastar, nkabona na abantu barenze, nareba Miss Jojo nkareba uburyo performing Miss Jojo sha Rafiki, nareba Rafiki navuga ko yaje nyuma, ariko like nka KGB, nka Family Sword, nka ba MC Mahonibone, hari Bakayaga, yari amazina ureba ukavuga ati nanjye nshaka gukora umuziki nkamera nk'abariya. Navuga ko ubwo ni muri iyo dimension yo guhera 2005 kuzamura. Rero twinjiye mu muziki, hari abo bantu bahari, n'aba ba Riderman bose bari gukora, Tuff Gang igenda ivuka, Meddy baraza, King James baraza, aba bose bagiye baza. So urumva yari environment ituma abantu bose bari bakora, ariko navuga ko abo ngabo batwinspiraga cyane, bakavuga ati uriya ni umustar, nanjye
reka mba umusitari kurushaho. Yes, ahubwo bigatuma unagerageza no gukora ibintu bitandukanye n'ibyo bakora, kuko ntabwo wari kuza uririmba nka KGP, ntabwo wari kuza uririmba nka urumva byaratwinspiraga ukavuga ati Kiza agomba kuza aririmba gute. Niyo mpamvu indirimbo mwumvaga muri iriya myaka hagati y'ibihumbi 2008 na 7 9 10 zabaga ari indirimbo buri wese ku giti cye kumva ko yagerageje gushyiramo imbaraga kugira ngo zibe zitandukanye. None se mbwira Kiza, hari iriya myaka yarangiye wakoraga umuziki uri ngewe umuziki nawukoze bwa mbere, nawukoze ngiye gutangira kaminuza kuko bwa mbere njya muri studio ni mu 2007 mu 2007 mu kwezi kwa 11 gutyo nibwo ninjiye muri studio bwa mbere, ndi kumwe n'umucuti wanjye ambwiye ngo tuye muri studio numvisha uririmba neza, kuko mbere n'ubundi nandikaga indirimbo ariko ntarazikora muri studio. Numvisha uririmba, turagenda muri studio turazikora muri studio Remera yitwaga Mose Record, niyo ba Riderman bakoreragamo, abo bose barafiki bakoreragamo ba Miss Jojo. Mose Record tuyikoreramo, then indirimbo ntago yamenyekanye cyane. Then nyuma haza Dr. Jack uramuzi, yaranatashe yitabye Imana, yakoraga i Butare na Morix. Undi mushiti wanjye ngeze muri Kist niho nigaga, arambwira ati narumvisha indirimbo yawe uragerageza, reka tugende tujye Butare. Ni naho n'aba ba Ben na ba Meddy bose bakoreraga, abahanzi benshi niho bakoreraga, bose Urban Boys babaga bahari. So urumva tujye Butare, turagenda turakora, indirimbo yari nziza ariko urumva radio zari nkeya, indirimbo yagumaga kuri Sarusi yabaga i Butare, byabaga bigoye cyane kugira muri Sarusi relax kumva ibintu ni neza cyane, byabaga binagoye cyane kugira ngo indirimbo igere mu gihugu hose. Indirimbo ndayikora ariko nyuma urumva uko byanye nako sara abantu baba bari kukumva mu muziki, iyo uri gukora hari abantu baba bari kukumva. Nibwo nyuma naje guhura na Bernard bagenzi mu 2008 hafi n'9 nibwo twatangiye gukorana. We yarari ni Kigali anashinga na studio nshyashya yitwaga The Zone Records, turakorana indirimbo tugenda tuzikora, tugenda dukora n'indirimbo nyinshi ziramenyekana. Noneho hari ikibazo nkunda kubaza cyane abahanzi, hari ukuntu tuvuge uyu munsi ubona umuziki nyarwanda, hari ukuntu ubona nyine abahanzi nyarwanda barimo barakora, hari ukuntu usanga hari umuhanzi mushyashyuje sibyo agahita agafata, harimo n'abakoze kuva zamana ariko uyu munsi tutaranamenya. None ndagira ngo umbwire, mpereza gato nk'iminota 2 yonyine, umpereza ishusho y'umuziki nyarwanda uyu munsi uyibona ute? Ishusho y'umuziki nyarwanda muri uyu munsi imeze neza, nge mbona imeze neza. Ntago navuga ko ari umuhanzi ukora ntitumubone, kuko nkanjye nk'urugero nk'imyaka 6 maze ntakora umuziki. Buri muhanzi buri mwaka nshaka kubwira nti uyu mwaka Bruce Melody yarakoze, uyu Buravan yarakoze, Soshomura yarakoze, Ivry yarakoze, nsoma amakuru ndabireba, n'imiziki ndayumva kuri YouTube ibiriho, ntago ari nka kera byabaga bigoranye cyane kumva indirimbo y'umuntu, ndabimenya. Ishusho y'umuziki y'u Rwanda imeze neza, umuziki w'u Rwanda ngiye mpamya ko uranakize cyane. Ikintu kibura ni organisation. Organisation na system y'umuziki, abantu bose baracyari mu bicu, bari mu birere, wumva nyine umuntu yasohoye indirimbo byarangiye, that's the end of it. Kuko ni nacyo kintu njya nganiraho niyo mpuye like abahanzi bose twarakoranye, abastari bose bo muri iki gihugu ngiye nakoranye nabo ndabazi, like n'abantu nzi. Nacyo mbabwira nti like iyo mureba mukabona imyaka 15 irashize dukora same over and over again, urasohoye indirimbo, wakoze video, that's the end of it. Ariko ukabona like nka Davido, Diamond, like indirimbo ya mbere ya Davido nyumvishe nko mu myaka 10 ishize, ukabona indirimbo it's all over Africa. Diamond nawe ajejo bundi tumureba bose twicaye like nka kuno twicaye, aba bahanzi bose twabaga turi kumwe tukabaya Davido is good, ni mushya muri Nigeria, agakora indirimbo ya mbere, agakora Gobe, agakora Aye, tumureba turaho tukoma mashi. Then
that's the image mbona y'umuziki. ubona none ari iki gituma aho ngaho havuyemo akabazo karyoshye. That's the image navuga y'umuziki w'u Rwanda. Umuziki ntago navuga ko abanzi batakoze everyday dufite hit ndakubwira ni muri computer yanyu. ubona none hari iki kibura kugira ngo noneho zisohoke hano muri Kigali zisohoke mu Rwanda. Kibura ni organisation uko abantu bicara hamwe bagapanga ibintu bakavuga ibintu birakorwa gute biragendera kuhe murongo. mbamona aricyo kibura kuko buri wese ubona nyine mu bicu bye aravuga ati yes. hano dufite indirimbo mashasha yawe yitwa Bareke. Nejo twanivuze mu makuru menya naguhaye feedback. Ikintu ushaka kumenya kuruta ibindi byose noneho nk'umuntu umaze iminsi urebera mu idirishyo ukavuga uti hari ukuntu ndi kubona muzika yo mu Rwanda hari ibyo ndi kubona muri muzika yo mu Rwanda uyu munsi we ku giti cyawe ni iki gishya uzanye mu muziki mu gihe wari umaze ucecetse? Nanabigusobanuriye ntago nagarutse ku bushake bwanjye. Nagarutse kubera ko abantu babinsabye ati se bite kutari gukora indirimbo bimeze bite mu myumvire yanjye nge nta nubwo ino ndirimbo yari kuba yasohotse. Nagarutse kubera ko abantu barabinsabye kandi abantu nkunda cyane n'abantu nubaha nanjye kubonera ibibazo n'abantu nubaha. So njya muri studio indirimbo ndayikora ariko ntago nagarutse mu myumvire yanjye cyane mbona ku muziki. Ni nayo mpamvu ntekereza ko abantu bose babashije kumva uburyo twumva ibintu tugafatikanya rimwe itangazamakuru ari twabahanzi kuko niyo nayisohoye indirimbo ubona nyine n'ubundi na ya myumvirira cyari ya yindi ari abo bakora indirimbo ari iki ukabona ni bya bindi wabayemo mu myaka 10 ishize ukabona biracyari bimwe. ntago wenda ndi bujye muri detail cyane ari mayera afite ngo ukuntu azamutse ngo yishe ndaje nayo nyumva natangiye numva ibibazo byanyu kiza avuga ati giye ngarutse mu muziki singarutse mu muziki ku bwanjye abafana barampushinze banyetse ko bankunda cyane ubwo bishatse kuvuga ko mu mezi ari imbere cyangwa imyaka iri imbere umuziki uzongera kuwusobeka ukongera ugasinzira gusinzira biterwa reka nkubwire umuntu iyo yinjira mu muziki ntago ari umunyamakuru umubwira ngo genda ukora indirimbo ntago ari urumva hari ukuntu abantu bagusaba ikintu ukagikora nawe ukagikora ariko like nkanjye ninjira mu muziki mu 2007 nayo ngiye gutangira kaminuza sibyo nayo ngiye gutangira amashuri yanjye ya kaminuza ni riske gufata amasomo ukayavanga n'umuziki kuko ubu riska kimwe kukibura kubera ko amakonseri urabona ibitaramo biba nijoro rimwe examen wayisibye ibiki bwari ubushake bwanjye narabikoze mbikora neza ni amahirwe ariko ndabizi neza wari uri mu myaka 6 ishize cyane wari mu bahanzi bakunzwe byakunze n'ubwo uri guca ku ruhande hari ikintu cyatumye usa nk'uri ku muziki ntabwo abantu bacyumvise neza sibyo kuko ati muziki nayo inkunzwe ndabizi badaye none ukundaga cyane bakavuga ati kizi dukorane featuring urabizi ariko kizi mu byukuri ni iki cyatumye zuru ku muziki muri ya myoko yose yarushye hagashiraho n'iki kingana gutya kirahari akamyinshi business yese birashoboka cyangwa se ya business y'umuziki wari muri business urufite ijwi ryiza nk'umuntu warya hiti kurenza n'abandi bosuzi ariko ukavuga ati giye kizi ese n'ijwi ryagize ikibazo ese na mikoro yagize ikibazo wenda babyumva ntibabyumvise uzumvizo message impamvu katatubwiye mu byukuri ni cyatumye kizi akwipa nabyumvise ikibazo cyawe ni cyiza cyane cyatumye kwipa ikibazo cyawe ni cyiza cyane urabona iyo umuntu yinjiye mu muziki winjira ku bushake bwawe cyane bwawe ni wowe uvuga ngo ndishyura amafaranga njya muri studio ndakora nta nubwo uzi n'indirimbo niba abantu bari buyikunda none ukagenda ugakora ukamenyana n'abantu abaproducteur abanyamakuru ukazamuka ibyo ngibyo byose biraba iyo ugezemo rero hari realite nyinshi ziba kuko navuga ko natwaye best new artist of the year umuhanzi wa mbere witwaye neza mu mwaka mu 2011 ni naho muri Salax Award muri mu 2011 ariko yabaye mu 2012 niyo navuga ko ariho utangira kugira attention cyane ukabona n'abantu taruzi ko bari interested mu muziki wawe ukabona batangiye kugira influence cyane mu byo ukora
sinzi niba murimo kubyumva so muri uwo mwaka nagize pressure cyane ntago nabihakana mu mwaka w'ibihumbi 2012 maze gutwara Salax Award nagize pressure iva impande zose nkabona ni ibintu nyine bishya kuri njye Mayira nyemerera telefone yebise gatoya akabazo gatoya okay Kezi urabona akoze muziki urabizi aho ubanye n'abanzi b'ibyamamare mu by'ukuri n'uwuhe muhanzi waba uregeze kukugora kukorana featuring hagati dukorana featuring hagati wapi mu by'ukuri nimba umwibuka nimba ntawe mu gihe cyawe simbiza ariko wasangari uwaya kuguye ngo mukorana indirimbo cyo gihe wari uhenze wari ugoye yarinde mu mikorere yanjye nahiriwe cyane n'indirimbo zanjye indirimbo zanjye ku giti cyanjye zagiye zimira ku buryo n'ama featuring nayakoze maze kumenyekana so like nka Tom Close muhamagara ngo dukorane indirimbo ntago byagoranye kuko twari turi kumwe na Bernard bavuga ino ndirimbo twishyiramo Tom Close byaba byiza Tom Close ni umuntu utagora ibintu pe umuntu utagora ibintu naramuhamagaye nawe yarari kwiga yarari kurangiza muri medicine urumva yarari kwiga yigaga ni Butare ntago yangoye so n'umuntu utarangoye pe ntawe ugeza kugora muri rusange na Austin twakoranye indirimbo na Dani nanone twakoranye indirimbo nagiye nkorana indirimbo na Peace hari indirimbo twagiye duhuramo ama All Star Jody n'abantu nyine twari duhurira mu ma concert menshi ariko music yanjye cyane muri iriya myaka yari yarabaye successful cyane ku ndirimbo zanjye kurusha indirimbo nagiye nkorana n'abandi bantu ku buryo n'abandi bantu nagendaga nkorana nabo ntago bangoraga ku buryo nka Tom Close rwose ntago yigiza ngora mu ndirimbo twakoranye ari abo Bankostin ntago bangoye so ntago navuga rero nta nubwo nigize ntekereza cyane gukorana n'abahanzi nyine ku buryo yagutakariza umwanya cyane ku buryo utakaza focus ku ma project ufite kuko bari bahari nka Ben nari muzi Meddy nari muzi James yari ahari navuga abantu bari barimo gukora neza muri iriya myaka abamishi bari bahari so hari abahanzi benshi muri iriya myaka bakora neza Tough Gang yari ihari Tough Gang yari iri gukora neza cyane muri iriya myaka urumva rero so ntago nigize mbitekerezaho cyane kuko indirimbo zanjye ubwanjye nari ndimo gukora zari ziri kubikora yes urakoze cyane rero kizereka amasaha yacu harageze katuze twakiriye nk'imirongo ya telefone nibura nka telefone imwe ebyiri cyangwa se unanyorezo ubutumwa bugufi kuri telefone ngendana bafite nimero zanjye ugenda dushobora kugera duhamagara kuri telefone kugira ngo ugire icyo tubwira bye cyangwa se icyo umubaza kugira ngo tuve hangaha amasaha yacu yatugendanye ubwo ni kuri 0788 53 agatonga ari kamere no ku butumwa kugira ngo wanditse niba bara cyane burya agati niko kitansomeye ubutumwa reka ndebe kuri WhatsApp cyaba kiri kuvuga hangaha nanitaba n'abantu ndeba mu gihe ngikuramo rufunguzo ara voice hello musawa ongera ijwi gato muvandimwe hello voice yes atigen nitwa yanditse P1 ubwo ati umuhanzi ndamuzi nange kera cyane ese afite umugore ubwo arubatse oya ntago nari nubaka cyane umusore n'umusore yes ati nitwa Teresa naramukundaga cyane mu ndirimbo yavuze ifoto ati n'ubu nyigira kuri Amerikade ati narizi ko nko muri Canada ariko yakoze cyane ukavugaga ifoto n'indirimbo abantu bakunze cyane bashimira yes uno wereka twumva icyo tubwira ara voice voice hello yes kane ni kuri Voice of Africa yes Vanita Bobu Dani Mugabo Beni Mimi twabakurikiranye rwose turasuhuza umuhungu wacu Kizi arakumva cyane Kizi turagushyigikiye rwose ndabashimiye cyane kandi turi kumwe tukuri inyuma
asante sana yes baragarutse yes ngiye gusoma ubutumwa bwanyu ngo dutahe nitwa Mbabazi nanjye nshobora kuba nakwinjira muri muzika gukorana na featuring na Kiss se bizagenda bisaba iki reka afite indirimbo se byibura yaba yarakoze yavuze ngo arashaka gukora muzika nuko abavuga ubwo numva ni mushyashya ntabwo aranayitangira umuntu mushya ugomba kumva ubushobozi bw'afite niba abasha kuririmba then gukorana featuring ntabwo ari ibintu bikomeye reka iyo ubashije abantu barakumva telefone ivuye Nyamata aravuga ati nitwa Charles Nyamata uriya mukobwa bakoranye mu ndirimbo wagukurikira ngo bavuga ko bavukana nibyo yitwa Yvette Abimasaka ntago tuvukana ni umukobwa twakoresheje reka nita telefone yanyu ngo musezere alo voice hello assalamu alaikum salam ni Juma Kuruyenzi yego Juma uwo muntu turamukunda ndabashimiye cyane nanjye ndabakunda musuze arakumva cyane assalamu alaikum salam Yes umwe telefone n'ubutumwa reka mbuhagarikiranga kubera ko iminota yageretse iratujyana navuga ko rero mbishaka naza nshimira n'abantu twabanye buriya kuko Kizo yego gira ikintu bira abafana bawe bagukundaga n'abazagukunda mu bikorwa biri imbere n'abanyarwandakazi muri rusange kugira ngo tuze dusoza nkurikije muri rusange abafana ikintu bagomba kumenya ku bahanzi muri rusange abaririmbye nubwo baririmba nubwo bahanga nubwo bagira gute n'abantu n'abantu ushaka kubona umuntu wamubuze ngenzeranye abacuti banjye benshi ntago bakiririmba twarakoranye twaririmbanye imiziki myinshi twakoranye ibitaramo byinshi ariko ntago banga umuziki ntago banga n'abahanzi nta nubwo banga ariko bawuhagaritse kubera impamvu runaka nanjye nahagaritse umuziki kubera runaka nkugarutsemo kubera impamvu runaka so icyo nicyo kintu ngomba kubwira abafana abantu bahagarika umuziki ntago baba bawuhagaritse ko bawanze ntago babanza abafana babo baba bakunda cyane ariko hari igihe ubuzima kw'abahanzi ni nk'abantu nk'abandi bagira ubuzima bwabo ku giti cyabo so haba ari impamvu yatumye bahagarika umuziki nanjye ubwanjye ntago nari nzi ko nzahagarika umuziki kubera ko nkunda umuziki kimwe na bagenzi banjye bandi ntago ndi kubavugira ariko ndabazi kuko abenshi n'abacuti banjye hari abari muri Amerika muri Canada i Burayi mu Bushinwa ahantu hose hatandukanye so icyo ni kimwe niyo message ya mbere ngomba kubwira abantu hari igihe abantu babyumva nabi bakavuga ati umuntu yahagaritse umuziki yanze abafana be ntago ari byo umuntu ahagarika umuziki kubera impamvu runaka hari n'ibintu bituma anawuhagarika so ikindi nababwira nuko indirimbo zihoraho indirimbo twakoze mu myaka 10 ishize mu myaka 13 ishize zirahari ziri kuri YouTube ushaka kujya kuzumva so n'ubushobozi bwo kuzikora no gukora izindi burahari mfite n'indirimbo nshya so urumva rero abantu ntibagahite bacika intege vuba cyane ku bahanzi urakoze cyane Kiss reka dushimire Kiss rero cyane kuko ndumva ni byinshi by'abafana be ntago birangiye hari ibintu byinshi umuntu aba agomba kuvuga ariko tuzagera twigeza ikindi kintu navuga ndabashimira cyane nka Mayira na Sale kuba mwanyakiriye hano kuba mwanyakiriye urabona amaze imyaka myinshi imyaka 6 ntari muri ibi bintu so urumva rero kuba mwanyakiriye ari interview ya mbere nkoze hano ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu naha agaciro cyane ku giti cyanjye ndabashimira cyane kuba mwanyakiriye no kuba mwampaye ijambo so ni ikintu gikomeye kuri ngewe kuko ntago ari abantu benshi babasha kubikora urakoze cyane Kiss twamushimira rero reka dusezera abantu bose bari kutwumvira mu bice bitandukanye twari kumwe na Kiss n'umuhanzi kabisa wamenyekanye mu bihe bitandukanye mu ndirimbo zitandukanye mwagiye mwumva mu bihe bitandukanye mu myaka yatambutse hagati muri iminota yatugendanye n'amasaha yacu yageze reka dushimira abantu bari mu mujyi wa Kigali amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo bari kutwumva bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda kuri wacu Akadomo Voice of Africa Akadomo Rawa reka tubwire ngo mwakoze kuba natwe mu kiganiro Voice Talk and Talk twajyana tureba ibyasohotse mu itangazamakuru
imikino imyidagaduro ndetse n'ibindi bitandukanye hagati aho rero kuri mikoro na Mayira David kize twamusezereye kare ubwo ariko nari ndi kumwe mugenzi wanjye ari kumwe na Saleh ubwo reka tuzongera ku munsi w'ejo saa 12 kugera saa 9 n'igice ntuzacikwe n'ikiganiro cawe ciao kandi Nyagasana akomeze baturindire n'imiryango yanyu mukomokamo muri rusange reka mbasigire kize kugira ngo wagenda baherekeza gato cyane nawe tumuherekeza dutaha ariko ntacyo bimaze wababaye cyane ariko humura bareke bihorere ntegereza Voice of Africa. Ijwi rya Afrika. On air. Voice of Africa.